mbona igisiga kinini. Yego. Mbona igisiga kinini mu kirere. Naje kubona mbona igisiga kinini ariko. Uzikora ibisiga binini. Naje kubona mbona igisiga kinini. Ntabwo namenye ubwoko bwacyo kuko ntabwo nizi iby'ubunyabuzima. Ariko nabonye igisiga kinini mu kirere kirahatinda. Kirahatinda. Rero ibi kubivuga ntabwo babinteye. Ngomba kuvuga iby'Imana iba yamaye kuvuga kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizaba Imana itabanje kugishurira intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Mu yandi magambo abanyamahanga yarambwiye ngo ndi mwaho ngaho muri amasengesho Imana yarambwiye ngo igihe kirageze ije kwambura ijambo umunyabyaha. Ije kwambura ijambo umunyabyaha irihereza umukiranutsi. Ubashye Imana akirinda akagendana n'Imana mbese akaba mu bihe byo kubusinga Imana no kubaha Uwiteka Imana. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ngijuru ibane natwe. Kuko ndi mwaho ngaho nagiye kubona mbona ikibaya kinini. Nagiye kubona mbona ikibaya kirimo abantu benshi. Kirimo abantu benshi. Ubwo ikibaya kirimo abantu benshi, noneho ubwo nabonaga icyo kibaya kirimo abantu benshi, nagiye kumva ijwi ry'Uwiteka Imana rirambwira ngo mbese wabonye uburyo abantu bari gutaka, bamwe bari kuboroga bari gutaka bakadasohoka. Imana ibaha umugisha, Uwiteka abagiriye neza. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ushobora kuba udukurikiye uri hirya no hino ku isi ariko ukaba ukunda ibiganiro byacu, reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Ni ukuri kandi subscribe kuri izi channel zacu, ni ukuri kuri channel yanyu. Turabo turuhesheje kwamamaza, utumye twamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Kristo abishaka. Impande n'impande ahantu hose uri, najya nkubwira ngo Imana iragukunda. Ushobora kuba ufite intambara, ibibazo, abantu bari hirya no hino mu ntambara. Ndagira ngo nkubwire ngo ibibazo wahura nabyo byose, ndagira nkubwire ngo Yesu ari iruhande rwawe kandi yiteguye kuza kubigukuramo. Uhumure kandi ukomere, Yesu aragukunda, Yesu agufiteho umugambi. Ni ukuri inkunga yanyu irakenewe. Ushobora kwifuza kudutera inkunga, nimero yacu uraza kwibona kuri screen cyangwa urebe kuri channel urayibona. Kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dusura abakene, dusura imfubyi n'abapfakazi. Ibyo ngibyo byose wabikora tukakugiriraho umugisha kandi nawe ugakorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imbere ya kamera tuhafite umukozi w'Imana Kavuzanduru. Ihangane izuba ryakwishe. Umukozi w'Imana Yesu ashimwe. Yesu arahimbazwe. Komera. Amen. Ntabwo twari duherukanye, hari yashize igihe kinini tutabonana, ariko muri bindi yaravuze ngo Imana ishimwe ko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Rero ngo twaheruka kana kera. Haleluya. Imana ishimwe. Rero hari hashize igihe, ni ubwa mbere uje kuri zaburi yacu nshyashya. Ubundi bari bakuzi kuri ya zaburi yacu ya mbere, ariko ubu ngubu turi ku yindi nshyashya. Ariko ndabizi ahangaha hari abantu b'abanyamugisha. Ndagira nkwakire ubusohoze ubasuzume nabibwire. Ndabaramukije mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho baherereye hose mu mpande zose z'isi ku migabane itandukanye. Ndavuze ngo shalom, amahoro y'Umwami Imana nabe muri mwe. Amen. Ntabwo wabibwiye amazina? Amazina yanjye nitwa Ndibyari Celestine Kavuzanduru. Ndi umugabo, ndashima Yesu. Yego. Mu bugenzi ujya mu ijuru. Uri umugabo urashima Yesu, Imana iguha umugisha. Reka tuguhe umwanya ubanze dusengera Imana, ubundi ibindi birakurikiraho nyuma. Imana mu izina rya Yesu Kristo, Imana nziza, Imana amahoro, Imana neza, Imana ishobora byose, Imana mva gusenga, igira neza, ikiranuka, Imana ikiza. Imana habwa icyubahiro. Nishimiye ko Imana idahinduka, Imana itabara, igira neza, ishobora byose. Habwa icyubahiro kuko uri umurengezi, umutabazi. Izina rya Mesiya mwiza habwa icyubahiro, mu izina rya Yesu mbisabye. Amen.
Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu urahimbaza. Maze iminsi mbona abantu benshi ibintu byo kuvuga ubutumwa barabiciye amazi. Mwe nkamwe nk'abakozi b'Imana ni iki Imana mbese niye nzira Imana iri kubaha mu buryo bwo gukorera Imana? Ni ukuvuga ngo tugomba gukorera Imana. Navuga ngo tugomba gukorera Imana kandi n'abatubanjirije nta gihe na kimwe ubutumwa bwegeze buvugwa mu buryo bworoshye. Ahubwo navuga ngo twebwe maze muri iki kinyejana turi mu munyenga, nubwo abantu babona ko bikomeye, ahubwo navuga ngo dufite amahirwe abatubanjirije batagize, kuko turi no kubasha kuza hano kuri izi mbuga nkoranyambaga tugatambutsa ubutumwa. Nawo ni umwe mu murongo cyangwa uburyo Imana yashyizeho budufasha gusabana n'abari kure ndetse n'abari hafi. Rero navuga ngo uburyo bwose bushoboka tugomba kubukoresha kandi tukavuga ubutumwa bwiza, yaba aho tugereza amaguru ndetse n'aho tutageza amaguru, ubutumwa bwiza tugomba kubugezayo. Imana iguha umugisha mwene data mukozi w'Imana pasiteri. Reka nguhe umwanya, hari ubutumwa cyangwa mesaje wageneye n'abakunzi bacu, mwanya utugezeho impamba wadupfunyiye. Karibu. Murakoze cyane. Ndashima Imana kuri ibyo warumbajije, uburyo umurimo w'Imana uri gukorwa. Navuga ngo nubwo biba bigoye ariko dufite Kristo ubana natwe. Haleluya. Iyo dusenze Imana iduha amakuru. Buriya nkumbuje abantu kuba mu bihe byo gusenga. Kuba mu bihe byo gusenga, niwasenga uzakomera, niwasenga uzanesha, ndetse umwe yaravuze ngo utakusha gusenga ntazagukanga. Aho utagira amasengesho agerayo, ndetse n'umuntu utinya uzamutuma amasengesho. Amasengesho nindakumirwa. Mbese muri njye yaravuze ngo n'umwana butuzi gusenga azafashwa no gusenga, kuko amasengesho yacu ngo arazamuka akarenga izuba, akarenga inyenyeri, akagera ku rugi rw'Uwiteka Imana. Uwiteka rero ajya yumva gusenga, kandi nta kintu abakozi Imana burya barushanwa. Ntabwo ari teolojiya nyinshi, ntabwo ari amashuri, si amazina y'amadini meza, oya, barushanwa gusenga, kuko iyo twasenze duhabwa amakuru. Buriya igikomeza umugenzi ni ukugira amakuru. Rero ndashimira Imana ko twasenze, Imana igivuga natwe mu ijoro ryakesha bundi ndi mu bihe byo gusenga. Imana yarangendereye, mbona igisiga kinini. Mbona igisiga kinini mu kirere. Naje kubona mbona igisiga kinini ariko uzikwaje ibisiga binini. Naje kubona mbona igisiga kinini. Ntabwo namenye ubwoko bwacyo kuko ntabwo nizi iby'ubunyabuzima, ariko nabonye igisiga kinini mu kirere kirahatinda. Rero ibi kubivuga ntabwo babinteye, ngomba kuvuga iby'Imana iba yamaye kuvuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizaba Imana itabanje kugishurira intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Mu yandi magambo, abanyamahanga baratungurwa, ariko abizera Kristo ntabwo batungurwa, kuko dufite amakuru, dufite ibyahanuwe, dufite ibyasezeranijwe. Rero nagiye kubona mbona icyo gisiga. Rero iyo tuvuga ubutumwa, akenshi rimwe na rimwe uyu mubiri ujya utunaniza. Uyu mubiri ni umunyantege nkeya. Maze na Yesu Kristo yagiye yavuze ngo umutima urakunze, ariko uyu yembaraje umubiri ujya wanga. Ariko njye simfite ubwoba bwo kubivuga, kabone rw'umuntu w'inyuma asaza, ariko imbere ashaka gukomera. Imana tugiye neza, kuko iyo duhamagaye niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ngo abazi Imana bazakomera, nibamara gukomera kandi bakora iby'ubutwari. Babo ngabo no mu busaza bwabo bazabana n'Imana, bazahorana itoto, kuko bate mu rugo rw'Uwiteka Imana.
rero ibi kubivuga ndabivuga kuko Imana iba yamaye kubivuga. Imana mu ijuru itugirire neza, ijye ibana natwe. Impamvu mbivuga nuko kugira ngo utazavuga ngo ntiwabyumvise, hatazagira ngo ntiwabyumvise, hatazagira ugira urwitwazo ngo ntiwabyumvise. Rero unyemerere mu mwanya ngiye kumara ntambutse izi message, ubutumwa bugera kuri bune Imana yampaye. Imana tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Amen. Imana mu ijuru ibane natwe. Reka nongere senga Imana. Mana mu izina rya Yesu. Amen. Nje kuvuga ibyawe. Amen. Sinongere kandi singabanye. Shobozwe nawe Kristo. Guma imbaraga. Mu izina rya Yesu bisabye. Amen. Rero Uwiteka iyo twagira umugisha tukamujibere ajya duha amakuru. Yego. Imana yarambwiye ngo ndi mwaho ngaho muri amasengesho, Imana yarambwiye ngo igihe kirageze ije kwambura ijambo umunyabyaha. Ije kwambura ijambo umunyabyaha irihereza umukiranutsi. Ubashye Imana akirinda akagendana n'Imana, mbese akaba mu bihe byo kusinga Imana no kubaha Uwiteka Imana. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana ngo ijuru ibane natwe. Kuko ndi mwaho ngaho nagiye kubona mbona ikibaya kinini. Nagiye kubona mbona ikibaya kirimo abantu benshi, ubwo ikibaya kirimo abantu benshi. Noneho ubwo nabonaga icyo kibaya kirimo abantu benshi, nagiye kumva ijwi ry'Uwiteka Imana rirambwira ngo mbese wabonye uburyo abantu bari gutaka, bamwe bari kuboroga, bari gutaka barira, mbese bari kuboroga baririra Uwiteka Imana. Mbese bimeze nka cya gihe cy'ubwa butumwa buboneka muri Ezekiel 37 ubwo Imana yamubwiraga iby'amagufa yumye. Imana itujye neza, yamubwiye ngo mbese aya magufa yakongera kubaho. Imana tujye neza. Abo bantu rero nabonaga bari gutaka, nabonaga bari kurira. Imana tujye neza. Wakoze ngo barizwaga ngo n'amasezerano Imana yavuganye nabo, bakarizwa n'iby'Imana yavuganye nabo, bakarizwa n'amasezerano, kuko bamwe bari kurira, mbese bari kurira. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana mu ijuru ibane natwe. Bari kurira bababaye, barizwa n'amasezerano, hahandi bamwe bari bihebye bacitse intege. Ariko Uwiteka ndashimira ko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kuko Imana igaruwe n'ijambo ryayo. Imana igaruwe n'ijambo ryayo, igambiriwe n'ijambo ryayo yavuze ku bantu bayubahe. Imana tujye neza. Haleluya. Icyo nkundira Imana nuko idakora nk'abantu. Abantu ibibazo babivugaho, ariko Imana yo ntabwo ibivuga bikoraho. Imana tujye neza. Ntuzakangwe n'abavuga ku byawe. Imana tujye neza. Hari abazavuga ko pfuye, hari abavuze ko usebye, hari abavuze ko birangiye, ariko icyo nkundira Imana nuko ije itabivugaho ahubwo bikoraho Uwiteka kandi akabihindura. Imana ishimwe cyane. Cyakabiri irambwira ngo igihe kirageze ijambo ry'Imana ringeraho. Imana tujye neza. Ngo ije guhagurutsa abantu. N'Imana ivuga ijambo ikarihagararaho. Ndavuga ngo Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza mu ngorane ndimo, mu ntambara ndimo. Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Uwiteka ashimwe. Haleluya. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Mama Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu ntambara zawe. Uratagangaye. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kuri izo ndwara, ayo madeni, icyo gisuzuguriro, ibyo bibazo. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Igihe cyo gusubira ku mashuri kw'abana cyageze. Yewe Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Urabona nta nzira, urabona nta buryo. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana tujye neza. Mbibutse ko hari igihe umuntu aba mu kigeragezo, hari igihe uba mu kigeragezo ugashaka kugihisha, ukumva mbese utifuza ko hari ababimenya, ariko kikanga kikagutamaza. Imana tujye neza. Iyo dusomye mu byakozwe n'umwaka 28 ngo ishirira Pawulo ku gikonjo, ngo ikirere tagifata ku gikonjo. Imana tujye neza. Kandi kimufataho bose babireba. Yagerageje kubisha biranga, ariko abantu bose barabibona, maze bakibona bamwo ngo numva ko yanyuze mu nyanja ishirayo iramuhitana. Imana tujye neza. Uzi ko igihe umuntu aba mu kigeragezo, hakaba n'abafana, hakaba n'abasifuzi bahagarara hirengeye bavuga ngo turariza turebe uko runaka ari mu bibi, mbese agiye gupfa nabi, mbese bagahagarara hirengeye. Imana tujye neza. Dawidi nabo bari bahagaze hirengeye, haravuga ngo Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, abanyanga bakirebe bamwari. Mama
imana ikwicika ikimenyetso cy'ibyiza, mukobwa musore imana ikwicika ikimenyetso cy'ibyiza. Wavuganye n'Uwiteka Imana ari kugeza aho mbonaniwe, ariko Uwiteka arashoboye. Imana ikwicika ikimenyetso cy'ibyiza ku bukwe bwawe bwapfuye, imana ikwicika ikimenyetso cy'ibyiza mu mashuri y'abana bawe bariga bagatsindwa, nawe imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kuko imana yambwiye ngo igaruwe n'ijambo yavuze, igaruwe n'icyo yavuze. Imana ishimwe cyane kandi icyo nyikundi ntabwo iri bubisiga uko ibisanze. Hari ibintu imaje guhindura, hari agasuzuguro imaje kuvanaho, imatugenese imatwengere. Reka mbwira uyu muntu ararwaye, arababaye cyane, umuriro urazamuka mu birenge ndetse akumva ahantu hose, none akumva ubuntu bugenda bumutondagira bumeze nk'ishishi. Imana ikwika ikimenyetso cy'ibyiza, ikubita izo mbaraga, umuriro w'Imana utsemba abadayimoni, kuko ijambo yava igiti cyose datadateye kizarandurwa. Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, Imana tugeneza. Reka mbwira uyu muntu topere boje koshayini mora, reba arababaye afite uburwayi bw'amagufa, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Reba reka mbwira